Shuti bakunzi ba Gasabo TV, aha turi mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mudugudu wa Nyakabingo ndetse na Kinyana hamwe na Nyarurama. Ni umugezi uri kubakwa witwa Akagwagu ku bufatanye na kaminuza yo muri Amerika. Turabatembereje rero kugira ngo tumenye ese ibihakorerwa bifitiye iki umumaro ku baturage. Mwe gusiganwa natwe rero, kurikira iyi video yose kuyirangiza uraza gusobanukirwa ibiri kubera kuri uyu mugezi. Sawa rero, turakomeza kubona na Innocent, ibindi ni kuri televiziyo yanyu Gasabo TV. Abantu basanzwe baza aha ni umugezi, ni ruhurura ifatanye n'umugezi, bivuze ngo ahari umugezi havuye hasigara ari ruhurura ituruka mu isantere ya Gitega. Uyu munsi niyo iyi kaminuza igiye kudufasha gutunganya, hanyuma abaturage bakavoma amazi meza. Uwo ni umumaro wa mbere. Icya kabiri, iyi ruhurura murabona ko bari kuyubaka neza ku buryo bugezweho. Ni ukuri dushimiye leta y'u Rwanda igenda itanga amahirwe ndetse ikaba igaragaza no ko umunyarwanda afite icyizere cyo kubaho kandi akabaho neza ahantu heza, afite ibimutunga, ibimubeshaho, ibimurinda kuri buri kimwe cyose. Ikindi twagira ngo tubabwire ko abaturage bari gukora aha mu by'ukuri bari guhabwa amafaranga. Ni ibikorwa bibakorerwa kandi bari guhabwa n'iki? N'amafaranga ku buntu gusa. Reba ahantu bavomaga nshuti yanjye, nawe undebera ahantu bavomeraga. Aka kanya bari kuhatunganya neza. Tuzongera tugaruke igikorwa kigeze ku musozo, twongere tubereke uko hatunganijwe. Nshuti rero, ni ukuri mumfashe dushimire leta y'u Rwanda kuko ibi nikorera abaturage bo mu cyaro. Umuturage w'u Rwanda abayeho neza. Urabona ko ubufatanye n'abo banyamerika, kaminuza yo muri Amerika n'ama World Vision agiye atandukanye, nibo baje abo bari mu Kagwagwa. Ndebera nawe, ndebera ni ukuri ureke ibintu biba bitoroshye. Tubane rero, nta kabuza uraza gusobanukirwa neza. Ko mwari mumbajije muti imvune muri guhura nazo ni imvune nyinshi cyane, tudakurikiye ko ari igikorwa cy'amafaranga. Mu by'ukuri enjeniyeri arahembwa, ariko bamwita ngo ni umureberezi gusa, n'ubureberezi ngo mukorere ariko harimo no kwitanga kugira ngo abaturage baturebereho. Icyo witaga tujyananemo, tujyananemo baturebereho ko iki gikorwa wari uzi aha ngaha uko hameze mbere y'uko dutangira imirimo, nuko hari uyu munsi. Noneho tutaragera ku musozo, tekereza ko hazaba ari ahantu nyaburanga n'abantu bashobora kuza gutemberera bakabona yuko hahindutse ku buryo budasanzwe ugereranyije n'uko hahoze. Bityo rero koko imbaraga ziri kuhagendera ni umurengera, ariko twarabyiyemeje kubikora. Abaturage rero icyo tubasaba ahanini ni ukurebera ubwo bufatanye, ari abaterankunga, ari twebwe nk'abafatanyabikorwa, kuko turi kwitanga kugira ngo iki gikorwa kigerweho, nabo bakazagerageza. Urakoze cyane. Tugana ku musozo noneho rero, hari ubwo mudugudu ashobora kumva aya makuru akavuga ati se hariya ni iki abaturage bakora? Uwo mudugudu aramutse akubwiye ati enjeniyeri nk'aho uhagarariye igikorwa kiri kuberaho, ni iki umuturage yakora kitagombeye amafaranga, ahubwo umuturage nawe akisanga muri cya gikorwa, akavuga ati nubwo ndi kuvoma aya mazi ariko nanjye nakoze umuganda? Ni iki ubona ese mudugudu akubwiye ati ejo nzakoreza abaturage? Ni iki ubona kikubangamiye cyane kugira ngo nawe aze gufokasinga kuri cyo? Murakoze cyane. Hari imivu imena amazi, ishobora kumena amazi muri iyi soko itanyuze muri iyi rigori. Iyo yose
tuzasaba ubufatanye kugira ngo tujye twiyobora inyure muri iyi rigori, aho kugira ngo imanukire aha ngaha imanukire aha, ahubwo ijye izenguruka inyure muri iyi rigori. ubwo ni ubufatanye hamwe n'abaturage, kuko hari ibyo ugeraho ugasanga ntiwari ubyiteze mbere yo kuza gukora imirimo ngo bibe byarateganyijwe mu mirimo izakorwa, cyangwa se ugasanga n'igiseke giteganyijwe iyo mirimo itabikora ngo bikunde. Bityo ubufatanye rero n'abaturage icyo gihe buba bukenewe kugira ngo cya gikorwa kigerweho cyangwa kirindwe neza. Ikindi twasaba abaturage, hari ibintu biba byoroheje nko kuba mu gihe cy'umuganda rusange baza bakahabwa ibiganiro bigaragaza uburemere bw'iki gikorwa, ndetse bitwaje utwatsi twa pasiparumu kugira ngo ahantu hagire ubwiza kurushaho. Icyo kikaba igikorwa kireba abaturage. Dushobora gushyiraho akago k'imiyenzi kajya gakatwa kagahwa ahantu ubona ko ubwaho koko hava amazi meza. Icyo kintu ndumva bwaba ari ubufasha cyangwa ubufatanye abaturage bashobora nabo kwitanga mu mbaraga zabo. Ahubwo uwo ni umukoro uhaye umuyobozi w'umudugudu, ndakeka ari buze gukurikira iki kiganiro, kuko bivuze mu gutegura umuganda ushobora gutegura umuturage akazana pasiparume, imiyenzi, imbariro, kugira ngo habeho gukurutira isoko ize kuba irinzwe. Hari ikibazo ngiye gusorezaho nakubajije, ikibazo kijyanye n'uburyo bwo kurinda ibikoresho uri gukoresha. Uri gukoresha umucanga, twabonye konkase, amabuye, bifite umutekano, birizewe, nta kibazo? Oya, nta kibazo rwose. Hari ibiganiro twagiranye n'inzego z'ubuyobozi z'ibanze hano, urasanga yuko dufite umutekano n'abaturage barabyishimiye, n'ubuyobozi bwarabyishimiye. Imikoranire ni myiza, nta rugomo turabona rutwangiriza ibikoresho, kandi twizeye ko bizakomeza. Urakoze cyane rero. Mu bakunzi ba Gasabo TV, twari turi kuganira na chef de tekinike hano kuri umugezi w'Akagwagwa. Mu bigaragara turava muri analogue, turava mu bwiza tujya mu bundi. Umuntu wari uzi umugezi w'Akagwagwa mu myaka 5 ishize, nyuma y'iyi myaka 5 nanone aramutse agarutse yatekereza ko ari ahandi hantu ayobeye. Ariko mu bigaragara nicyo Perezida wa Repubulika avuga ngo buri wese aba umurinzi w'ibyagezweho. Umuturage uturiye uyu mugezi, umuturage uwuvomaho, ndetse n'abandi bose barasabwa kubungabunga iki gikorwa remezo. Hanyuma iyo Perezida w'igihugu ahagurutse akajya imahanga, ntabwo aba agiye kuryoshya ubuzima gusa, ahubwo aba ari kugendera umunyarwanda kugira ngo umunyarwanda atere imbere. Niyo mpamvu rero kubaka uyu mugezi ntabwo biri gukorwa n'umunyarwanda gusa, ahubwo biri gukorwa ku bufatanye na kaminuza yo muri Amerika. Niyo mpamvu mwabonye abantu dufite impu zigiye zitandukanye, nibo bafatanyabikorwa, nibo bari kudufasha kugira ngo iki gikorwa kize kugenda neza. Nawe muturage rero uturiye uyu mugezi, ukoresha uyu mugezi, icyo usabwa ni ukurinda ibyagezweho, he kugira ubisenya uri kureba, kandi buri wese ngo abe ijisho rya mugenzi. Murakoze cyane rero. Yari Gasabo TV, ngende inosa nk'uko mubizi. Bye bye. Nk'uko mubizi rero turi mu rugendo rurerure, urugendo rutoroshye, ariko ntabwo ari ukugenda gusa nka ya maso agenda atareba, ahubwo twatembereye tugera mu murenge wa Jabana, akarere ka Gasabo, ni mu mujyi wa Kigali, aho twatembereye mu mudugudu wa Kinyana ndetse na Nyakabingo. Aka kanya turi ku mugezi, abenshi bazi ko ari ruhurura, abandi bazi ko ari umugezi, ariko tuhasanze hari gukorerwa ibikorwa bitandukanye bijyanye no kubaka. Ntabwo tuzi niba bari kubaka se ni ruhurura bari kubaka, ni inzu bagiye kuhazamura, cyangwa se ni urukuta rutandukanya umudugudu. Dore ko hakurya ari Nyarurama, hakuno akaba ari Nyakabingo. Ni urukuta rutandukanya iyo midugudu. Ni ibibazo turimo kwibaza, ariko dusanze umugabo uhagarariye tekinike imirimo iri kuhakorerwa, ni ukugira ngo aze kutubwira imvo n'imvano y'ibikorwa biri gukorerwa aha hantu. Watangira wibwira abakurikiye Gasabo TV? Murakoze. Yitwa Alphonse Twagiriyaremye. Alphonse Twagiriyaremye. Nk'uko mubibona koko turi mu bikorwa by'ubwubatsi. Ikibazo mwari muriho mwibaza cyangwa n'abandi bibaza, ahangaha hari nibyo koko hari ruhurura ihuje utu tugari tubiri, ariko kandi harimo n'isoko y'amazi abaturage bavoma, ndetse imaze igihe kinini abaturage bavoma ku rutare, amazi aturuka mu musozi atari aya ruhurura. Rero ku bufatanye n'abanyeshuri na kaminuza yo muri Amerika, ubufatanye na engineering without boarding,
iyi soko abazungu bifuje kuyikorera neza abaturage bavoma ayo mazi mabi, bityo amazi ya ruhurura agatandukana n'amazi y'isoko. Ni muri urwo rwego mubona uru rukuta rwubakiye rutwara amazi ya ruhurura. Murabona iki gice nanone kirimo amazi aturuka mu musozi y'isoko, tugiye kuyatunganya cyangwa twatangiye kuyatunganya kugira ngo tuyashyire mu kigega, twubake n'ivomero abaturage bajye bayakoresha neza. Urabivuze ngo ni isoko ihamaze igihe, abaturage bari basanzwe bavoma amazi y'isoko ariko avanze n'ay'imvura. Uyu munsi hari ukuntu abahanga mu by'ubuzima bakubwira ngo nubwo uri kureba amazi ari meza ariko burya ngo aba arimo indwara. Abaturage ni iki wabizeza none ko bagiye kubona amazi asukuye, cyane ko turi mu mujyi wa Kigali, bo bavuga ngo isuku, umutekano nibyo bintu bagize imbere. Aka kanya icyizere uze guha abaturage batuye ahangaha nuko mbese basanzwe bahavoma, n'ubundi bari buze kutugaragariza abaturage bari kuvoma. Ese twizere iki noneho, abaturage bitega iki kugira iyi saha kuri uyu mugezi? Mu by'ukuri ku buryo buri tekinike duteganya ko aya mazi azaba ari meza, kuko nk'abahageze mu minsi ishize tutarataba ahangaha, iyi soko twayifatiye ahantu ku rutare, tuyafata mu buryo buri tekinike mu bikoresho byizewe. Ndetse icya kabiri, kubera ko hari ruhurura yahuzaga amazi ava mu ngo z'abaturage na ya soko, turabitandukanyije. Nitumara kubitandukanya neza, amazi azajya anyura muri iyi ruhurura, amazi meza tuyatandukanye n'aya ruhurura mu isoko twatunganyije neza. Hanyuma kandi ikindi, mu mirimo dukora nubwo ubona aba bari kuvoma aya mazi ntabwo yari yatunganywa mu buryo bwa burundu. Ni ukuvuga ko turacyari mu mirimo, ariko nk'uko abaturage bari bamenyereye kuyadaha ahangaha, ntabwo twababuza ngo bikunde, kuko ni ahantu bari basanzwe bavomera. Ariko twe turashaka gushyiraho akarusho, tukayubakira ikigega, tugashyiramo imiti yabugenewe, ku buryo amazi azajya aza yizewe, ku buryo abashinzwe iby'ubuzima baza bakayapima bagasanga afite ubuziranenge. Bivuze ngo abaturage bari basanzwe badaha ari ukudaha, uyu munsi babonye itiyo, ntabwo bihagije, imirimo iracyakomeje. Nka shefu tekinike rero, nk'uko bisanzwe, kano ni desire ko abaturage bari guhabwa imirimo. Inyungu umuturage afite, agiye kubona amazi meza kandi ahawe n'iki n'imirimo. Ariko nk'uko uri kuhakorera, hari icyo wasaba abaturage baturiye uyu mugezi? Nibyo, murakoze. Icyo nasaba abaturage baturiye uyu mugezi, icya mbere ni ugufata neza ibi bikorwa remezo, nk'uko bije ari inkunga, nabo bakagerageza kubibungabunga, cyane cyane basibura ibi bigori. Iki kintu twubatse ahangaha gishobora kujya kizanamo imyanda iturutse ruguru mu ngo z'abaturage ikakizibya. Birasaba yuko abaturage nabo bashyiraho akabo, bakajya bakisibura kenshi. Ikindi, iri vomero birasaba yuko igihe haje umwanda, abaturage bahagirira isuku, hagahora hasa neza, nk'ahantu hava amazi turabizi ko ari isoko y'ubuzima. Nicyo cy'ingenzi. Ndizera abaturage baduteze amatwi bari buze ko mwari mumbajije muti imvune muri guhura nazo ni imvune nyinshi cyane, tudakurikiye ko ari igikorwa cy'amafaranga. Mu by'ukuri enjeniyeri arahembwa, ariko bamwita ngo ni umureberezi gusa, ngo mukore ariko harimo no kwitanga kugira ngo abaturage baturebereho, icyo witaga tujyananemo baturebereho ko iki gikorwa wari uzi ahangaha uko hameze mbere y'uko dutangira imirimo, nuko hari uyu munsi. Noneho tutaragera ku musozo, tekereza ko hazaba ari ahantu nyaburanga n'abantu bashobora kuza gutemberera, bakabona yuko hahindutse ku buryo budasanzwe ugereranyije n'uko hahoze. Bityo rero koko imbaraga ziri kuhagendera ni umurengera, ariko twarabyiyemeje. Abaturage rero icyo tubasaba ahanini ni ukurebera ubwo bufatanye, ari abaterankunga, ari twebwe nk'abafatanyabikorwa, kuko turi kwitanga kugira ngo iki gikorwa kigerweho, nabo bakazagerageza. Urakoze cyane. Tugana ku musozo noneho rero, hari ubwo umudugudu ashobora kumva aya makuru akavuga ati se hariya ni iki abaturage bakora? Uwo mudugudu aramutse akubwiye ati enjeniyeri nk'aho uhagarariye igikorwa kiri kuberaho, ni iki umuturage yakora
kitagombeye amafaranga, ahubwo umuturage nawe akisanga muri cya gikorwa, akavuga ati nubwo ndi kuvoma aya mazi ariko nanjye nakoze umuganda. Ni iki ubona ese mudugudu akubwira ati ejo nzakoreza abaturage, ni iki ubona kikubangamiye cyane kugira ngo nawe aze gufokasinga kuri cyo? murakoze cyane. hari imivu imena amazi, ishobora kumena amazi muri iri soko itanyuze muri ibi rigori. Iyo yose tuzasaba ubufatanye kugira ngo tujye twiyobora inyure muri ibi rigori, aho kugira ngo imanukire aha ngaha imanukire aha, ahubwo ijye izenguruka inyure muri ibi rigori. ubwo ni ubufatanye hamwe n'abaturage, kuko hari ibyo ugeraho ugasanga ntiwari ubyiteze mbere yo kuza gukora imirimo ngo bibe byarateganyijwe mu mirimo izakorwa, cyangwa se ugasanga n'igiseke giteganyijwe iyo mirimo itabikora ngo bikunde. Bityo ubufatanye rero n'abaturage icyo gihe buba bukenewe kugira ngo cya gikorwa kigerweho cyangwa kirindwe neza. Ikindi twasaba abaturage, hari ibintu biba byoroheje nko kuba mu gihe cy'umuganda rusange baza bakahabwa ibiganiro bigaragaza uburemere bw'iki gikorwa, ndetse bitwaje utwatsi twa pasiparumu kugira ngo ahantu hagire ubwiza kurushaho. Icyo kikaba igikorwa kireba abaturage. Dushobora gushyiraho akago k'imiyenzi kajya gakatwa kagahwa ahantu ubona ko ubwaho koko hava amazi meza. Icyo kintu ndumva bwaba ari ubufasha cyangwa ubufatanye abaturage bashobora nabo kwitanga mu mbaraga zabo. Ahubwo uwo ni umukoro uhaye umuyobozi w'umudugudu, ndakeka ari buze gukurikira iki kiganiro, kuko bivuze mu gutegura umuganda ushobora gutegura umuturage akazana pasiparume, imiyenzi, imbariro, kugira ngo habeho gukurutira isoko ize kuba irinzwe. Hari ikibazo ngiye gusorezaho nakubajije, ikibazo kijyanye n'uburyo bwo kurinda ibikoresho uri gukoresha. Uri gukoresha umucanga, twabonye konkase, amabuye, bifite umutekano, birizewe, nta kibazo? Oya, nta kibazo rwose. Hari ibiganiro twagiranye n'inzego z'ubuyobozi z'ibanze hano, urasanga yuko dufite umutekano n'abaturage barabyishimiye, n'ubuyobozi bwarabyishimiye. Imikoranire ni myiza, nta rugomo turabona rutwangiriza ibikoresho, kandi twizeye ko bizakomeza. Urakoze cyane rero. Mu bakunzi ba Gasabo TV, twari turi kuganira na chef de tekinike hano kuri umugezi w'Akagwagwa. Mu bigaragara turava muri analogue, turava mu bwiza tujya mu bundi. Umuntu wari uzi umugezi w'Akagwagwa mu myaka 5 ishize, nyuma y'iyi myaka 5 nanone aramutse agarutse yatekereza ko ari ahandi hantu ayobeye. Ariko mu bigaragara nicyo Perezida wa Repubulika avuga ngo buri wese aba umurinzi w'ibyagezweho. Umuturage uturiye uyu mugezi, umuturage uwuvomaho, ndetse n'abandi bose barasabwa kubungabunga iki gikorwa remezo. Hanyuma iyo Perezida w'igihugu ahagurutse akajya imahanga, ntabwo aba agiye kuryoshya ubuzima gusa, ahubwo aba ari kugendera umunyarwanda kugira ngo umunyarwanda atere imbere. Niyo mpamvu rero kubaka uyu mugezi ntabwo biri gukorwa n'umunyarwanda gusa, ahubwo biri gukorwa ku bufatanye na kaminuza yo muri Amerika. Niyo mpamvu mwabonye abantu dufite impu zigiye zitandukanye, nibo bafatanyabikorwa, nibo bari kudufasha kugira ngo iki gikorwa kize kugenda neza. Nawe muturage rero uturiye uyu mugezi, ukoresha uyu mugezi, icyo usabwa ni ukurinda ibyagezweho, he kugira ubisenya uri kureba, kandi buri wese ngo abe ijisho rya mugenzi. Murakoze cyane rero. Yari Gasabo TV, ngende inosa nk'uko mubizi. Bye bye. N'ubundi rero turi kuri wa mugezi w'Akagwagwa, dusanze umuturage umwe uhavoma mu gihe kinini, uhamaze uhavuka, uzi neza uburyo ki uyu mugezi wari umeze. Uyu munsi ukaba uri kubona abantu baje kuwukora bagira neza, bamwe bata ngo nabagira neza, abandi ariko ni abafatanyabikorwa. Uratangira wibwira abakurikiye Gasabo TV kugira ngo bamenye uwo ari we, ndetse ubabwire n'uburyo ki uyu mugezi wari umezemo aka kanya, icyo uri gushimiraho leta. Yego, amazina yanjye nitwa Rutwaza Emmanuel. Icyo uyu mugezi bari kuduha ikintu ugiye kudufasha, ugiye kujya utuma tunywa amazi akeye. Urabona ibikorwa bamaze kuhakora ni byiza cyane, haje isuku, habaga umwanda, ugasanga abana bayitumyemo, ariko urabona ko bamaze gutandukanya isoko n'amazi y'imvura yazaga yivangamo. Icyo ni ikintu twebwe nk'abaturage tumaze igihe tuvoma hano twishimira.
ni iby'agaciro kuba tugiye kujya tunywa amazi asukuye, twanywaga ayivanze n'ay'imvura. Urabona ko hari ruhurura yaza guhita yivanga n'iyi soko yari iri hano. Mu by'ukuri ikintu agiye kudufasha, agiye gutuma abana bacu banywa amazi asukuye kandi natwe ubwacu. Ni ibintu biradufasha cyane. Ni ibintu birabafasha cyane. Yego. Emmanuel, uvuka muri uyu mudugudu. Yego. Urahakuriye. Yego. Ubu ntafite umuryango. Yego. Mu bigaragara wowe wari usanzwe uzi neza uyu mugezi w'Akagwagu. Yego. Kuva mu bwana bwawe. Yego. Uyu munsi uri kubona ko hari ibikorwa biri gukorwa bitanga icyizere ko noneho mugiye kujya mukoresha amazi meza. Yego. Iyo tuvuze amazi meza, ni amazi yujuje ubuziranenge ku buryo ari amazi mbese uyanyweye nta bundi burwayi buri. Aka kanya ni akahe kanyamuneza ufite ku mutima wawe Emmanuel? Akanyamuneza mfite ni uko aya mazi agiye guhindura byinshi mu buzima bwacu. Nibyo nahoze nshingiraho n'ubundi, agiye gutuma tunywa amazi asukuye. Yego. Twajyaga kunywa asukuye tukajya kuyagura hirya no hino, ugasanga mvuye ngiye mu Gitega, ugasanga mvuye ahangaha ngiye iriya muri za Taba. Ariko akanyamuneza mfite ni uko amazi atwegeye aje hafi asukuye. Ni ikintu cyo kwishimira cyane. Ubu umutima wanjye ndumva wishimye cyane. Hari ukuntu abanyarwanda bagira umugani uvuga ngo umuntu ashimira uwamuhaye inka. Ibi bikorwa byose uri kureba biri kwishyirwamo akaboko kanini karimo, bavuga ngo ni akaboko ka perezida wa repubulika. Iyo tuvuze perezida wa repubulika, wowe nk'umuturage ufite uko mwumva. Hano turi mu Kagwagu, abantu batari kure, ni hagati y'umusozi n'undi. Igikorwa nk'iki kiri kuhakorerwa, igira ijambo bwira perezida. Ikintu nabwira perezida ko ari byinshi, mbese ubwo nabiherayo nkagira mu by'ukuri azayobora ingoma zose, uwadufasha ndetse imyaka ikagabanyuka. Ni ukuri ibintu amaze kutugezaho, nk'ubu nsigaye nkora ku rukuta, amazi yaje hafi, ni ibintu byo kwishimira. Hari n'ikiraro hano nacyo bagiye kukiduha, kiduhuza Nyarurama na Nyakabingo. Ni ibintu byo kwishimira cyane. Umusaza tuzamutora igihe cyose. Hanyuma rero gira icyo usaba umuturage mugenzi wawe, kuko ibi ni ibikorwa biri gukorwa, biri gutwara amafaranga. Ejo uzasanga hari uwasenye robine, hari uwasenye ikiraro, hari uwakuyeho ibuye. Ni cye wasaba umuturage noneho uturiye bagiye kujya ukoresha umugezi muri rusange? Ikintu nasaba umuturage utuye hafi y'uwo mugezi cyangwa se abo tuwuhuriyeho, ni uko twawubungabunga. Wenda twagira tugasanga nk'ibyo byatsi byameze, tukaba twabipfura, ibuye ntibaricokoze. Ni ibintu byadufasha cyane. Tukawufata mbese nk'aho ari ibintu byacu, kandi ni ibyacu n'ubundi, tugafasha kubibungabunga. Emmanuel, turagushimiye rero kubwo akanya wari uduhaye, ariko reka dusoreze muri iyi njyana ivuga ngo tube abarinzi b'ibyagezweho kandi tubibungabunge. Buri wese abe ijisho ya mugenzi we. Urakoze cyane. Murakoze. Gutangira amakuru ku gihe. Yego. Bivuze ko ni amatanka mugiye kubakira cyangwa ni umugezi kano? Yego, ni kano mugiye gushyiraho. Murakoze. Iyo ari tank, yego. Aha uyu mwana yicaye, tugiye kuhubaka icyo twakwita, abanyarwanda bamenyere kwita rugari. Mu cyongereza bayita intake chamber, izaba yakira ya mazi. Aya mazi namara kugera muri ka kagega kari aha ngaha, cyangwa tukita akagega, hazaba hariho amatiyo agateyeho 3 ava muri ka kagega, abaturage bategaho amajerekani bavoma. Hariya hafi y'uriya mwana yicaye ku rukuta ruzaba rubatse. Hanyuma rero ako kagega niko tuzaba dutunganyirizamo amazi, dushyiramo ibiti yabugenewe. Bivuze ngo ntabwo ari ya mazi umuturage azajya igihe akenereye cyose azajya yabona. Yego. Kandi atunganije. Yego. Noneho ndumva ari igikorwa, ni imirimo iracyakomeje, ariko gatoya ku bantu badukurikiye, umuntu utabashije kugera aha, wamuha uri kureba uru rukuta ruraha, ntabwo azi, we yakumva ko ahari hano hatunganije neza. Nk'umuntu umaze iminsi uri kuhakorera kandi w'umutekinisiye, ni izihe mvune uri kubona uri guhura nazo? Erega hano ni ibikorwa uri gukorera abaturage bazakonsoma for free.
ni iki wifuza ku buryo n'umuyobozi w'umudugudu wari w'akagari cyane ubona wabangamirwa? Hari imvugo leta igira yitwa ngo tujyanemo, ukashobora kuvuga ngo ibi ngibi ntabwo byakorwa n'amafaranga gusa, hakenewe n'izindi mbaraga z'umuturage uzakonsoma bya bintu, na cyane cyane ko iyo umuturage adakoze ku bintu atabigizemo uruhare no kubiha agaciro, kubibungabunga ubona bigoranye. Niki wasaba nk'ubuyobozi bw'ahangaha Nyarurama, Nyakabingo, Akinyana ndetse n'indi midugudu iza kuvomera ngaha muri rusange? murakoze cyane kuko mwagize ahangaha hakiri n'abaterankunga, mwabibonye yuko harimo ubufatanye mu gukora ibikorwa nyiriza. Nta nagushyira